Ni amakuru meza ku muntu wese wakunze aba bagabo babiri Rutamu Elijo ndetse na Rugimbana Theogene bakunzwe cyane mu kiganiro cya Trace Foot bahuriragamo bombi uko ari babiri kuri Radio 1. Aba bagabo babiri bombi bongeye gushimira abakunzi babo ahababazaga kuko aba bagabo bombi bagiye kongera gusubukura ibiganiro byabo bya siporo bahuriragamo bizajya bitambuka hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Rugimbana Theogene na Rutamu Elijo bagiye kongera guhurira mu kiganiro bazajya bakorana kigatambuka ku kanya ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye by'umwihariko TikTok. Mu kiganiro na igihe.com dukesha inkuru, Rugimbana yavuze ko iki gitekerezo bakigize nyuma yo kubona ubusabe bw'abakunzi babo benshi cyane bakunze kubasaba ko bakongera gukora ibiganiro by'imikino. Mu magambo ya Rugimbana ati twamenyekanye nk'abanyamakuru b'imikino yaba njye cyangwa mugenzi wanjye Rutamu Elijo, nubwo twaje kwimuka kuri ubu ngubu nkaba ntuye muri Korea y'Epfo nawe akaba atuye muri Amerika. Twaraganiriye dushaka uko twakongera guhura n'abakunzi bacu ariko n'ubundi tukajya tuganira ku makuru y'imikino. Rugimbana yavuze ko ubwo bateguraga ikiganiro yajya akorana na Rutamu batekereje uburyo bunyuranye babikoramo baza gusanga igisubizo ari ukwifashisha imbuga nkoranyambaga. Ati ngiye kubw'amahirwe byabaye amahire kuko hano ndi muri Korea y'Epfo TikTok ibasha kwinjiza amafaranga kandi na Rutamu aho aherereye biremewe. Ahamya ko ibyiza ari ukujya banyuza ikiganiro kuri TikTok bikanabafasha kugira ibyo bunguka mu kijyanye n'amafaranga. Rugimbana yavuze ko iki kiganiro kizajya gitambuka buri munsi saa 9 z'amanywa i Kigali. Kimwe mu byo bifuza kikaba kumurika abanyamakuru bashya bafite impano kuko hari abo bazajya batumira muri iki kiganiro. Mu 2018 Rutamu Elijo wakoreraga Radio 1 yasezeye itangazamakuru ndetse nyuma aza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho atuye kugeza n'uyu munsi. Nyuma ya Rutamu Elijo na mugenzi we bakoranaga mu kiganiro Trace Foot mu 2022, Rugimbana Theogene nawe yaje gusezera itangazamakuru yerekeza hanze y'u Rwanda. Kuri ubu akaba ari kubarizwa muri Korea y'Amajyepfo. Reka turebe uburyo bazabifatikanya. Ngayo nguko iyi ni Big Angie TV.